Numugabo ugabura abandi bagaye bitagiyo bigeze mu kibuga cy'abarushanwa. Yavuye kure hatari heza nk'inzu yubatswe n'abafundi. Bahata imisumari n'inyundo. Numugabo ufite umugabane muri radio yawe kuko na radio y'imyidagaduro itamucuranga mu Rwanda. Icyo ni kirango cyo ndi kuvuga ni deregiteri mu muziki. Wimubaririza erega ni nkuko byivugiye ubageze kure nk'indege mu bicu aho abakunzi be bihita bitangaza ubu batumye tondekwa mu bahanzi baririmba indirimbo za Satani nako z'isi bushuje miliyoni y'abamukurikira miliyoni y'abasubscribers ku rubuga rwa YouTube. Ibi byari bimenyerewe ku bahanzi baririmba indirimbo z'Imana gusa, ariko kuba munyakazi bitumye wakambakambaga mu kazi akangarana mu kazi. Munyemeye nikore mu isonzo nibwira amansumba kuri no shura gahubwo we n'agahungu gahungura ibigori mu isegonda. Nagiye kure ibyanzinduye ngiye kubageza amateka ibigwi urugendo n'ubuzima bw'umwijima mutabwiye ku manzi Bruce Melody. Ibyo kwa perezida ari mu bamwemera kuri no nshuro sibikiri inkuru byabaye amakuru kwinjira mu muziki kuri byamuguye kuruta uko agorwa no gukaranga ifite mu mamiminwa ngo kuko ngo bamubwiraga ko afite isura mbi itacuruza cyangwa ngo ikundwe. Kera cyagiye bikaze nagiye kuri radio gezeyo umunyamakuru aranyakira nyine abantu bose hari ukuntu uri kuzamuka abantu bose baba bagufitiye impo aranyakira byose nyine birabaye arangira arambaza ati ambaza ibibazo byinshi arangira agira ku kibazo kimwe nyine nicyo kintu hari cyambabaje bwa mbere nyinjira muri media arambaza ati ubona uburanga bwawe butazabera imbogamizi kariyeri yawe. Mbega umuhungu we ndamuba nkahita nimanukira yarambabaje ari n'ukuntu buri mubi ariko bakagenda bakumenyera bikagenda bimera nkaho ntari binyine bakagenda babyakira. Uyu burya ngo yatinyaga umuhanzi yifa Bravan yaciye mu buzima bushaririye kurusha umwenya. Ni umugabo ushinzwe gutera umukobwa abandi nda ntamufasha. Umwe mu wundi mwijima ari kubamo nuko ashinzwe gutererana umugore we wamubyariye ari we Catherine akamutana n'abana be. Nubwo ibyo byose tubivuga ariko Bruce Melody afite igikundo cyapimishwa umunzani ugahita upenda makubera ubwinshi bw'amajwi yaba muri inyuma. Ubu ifaranga amaze kugwiza. Wagendesha amaguru ye mu mihanda y'Ikigali ashaka imura mu rubagendera mu modoka iri mu zambere zenze mu Rwanda. Wakoranye inzozi zo kugura indege ubarinda kuyigurira. Murakaza neza mu mateka y'ikirangire kirangira nk'ijwi ry'intare ni Bruce Melody. Murakaza neza ku YouTube channel guca ibitarabaho n'ibitaraboneka nta yindi ni Image Videos. Nugenda utayikanze subscribe urawumeze nk'unyarukiye mu rusengero utikwije. Nge ndi Sanuciro ikaze. Igitangaza ngiye kuvuga imyato nibava kuri koko nubwo indirimbo ze zageze imahanga i Burayi Afrika zidateze indege. Nyivuga indege ubu wayicayemo nkujyanye wabo aho nubundi yavutse tariki 2 z'ukwezi kwa gatatu mu 1992 avukira iwabo w'ibisiga bigurukana abantu i Kanombe. Avuka kuri se Gervais Bihangana na Verena Muteteri nabo bamwititaye Iwacu Bruce. Ni umwana w'ubuheta mu muryango w'abana bane abahungu babiri n'abakobwa babiri. Amashuri abanza yigiye mu bigo bibiri ari byo École Primaire Busanza na Camp Kanombe, ayisumbuye asatagira mu kigo cya Efoteke cy'Ikanombe. Asoreza muri Islamique Rwamagana ngo yari inkubaganye aho yakuranye inzozi zo kuba umukinnyi wa basket. Yakuriye mu muryango w'abemera Imana bari abarokore ku buryo yakuze yumvishwa indirimbo z'Imana atazi ko izisi zibaho. Ku ikubitiro se yitabye Rurema afite imyaka 3 asigarana na nyina n'abavandimwe mu mwijima. Nyuma yaje kujya aririmba muri korali mu rusengero rwa Kanombe mu barokore. Nubwo yahimbaga indirimbo ariko bakaze abandi akaba ari bo bazitera. Yarahingaga bakamusarurira. Ntabwo bamuhaga umwanya wo kwigaragaza. Ibyo byaramubabaje bituma bivamo. Ku ishuri rya Kanombe yarabicaga bigacika mu kuririmba aho yaririmbaga mu njyana ya rap mu wa 6 primaire. Dore ko ngo n'icyo kigo yagihimbiye imiziki cyifashishaga. Mu nyuma nibwo yumvaga itsinda ry'abahanzi ryabikoraga bigakoreka ni KGB Kigali Boys, itsinda ry'abasore baririmbaga akanabafana.
yifuje kubagana ngo bumve impano ye binyuze muri umwe muri iryo tsinda rya KGB witwa Hirwa Henry wamwemereye ko aza kubumvisha impano ye. Uko bari batatu nk'itsinda rya KGB aribo Mr Skizzy, MYP na Henry witabye Imana bamuhanze amatwi n'akamaso n'amatwi n'abandi basore bake, ibyo byateye isoni wari wasabwe kubaririmbira ngo bumve niba ashoboye. Ati se naririmba ndeba inyuma, bati nta kibazo, nawe ikibuno n'umugonga bihangabo. Araririmba nyamara ngo nubwo atabemeje nk'uko bikwiye, ariko Hirwa Henry we yarishimye, bitera Bruce Melody kutababazwa n'urugendo yakoze aza igikondo kubariba. Hirwa Henry yamubereye ikiraro kimugeza muri studio bwa mbere ngo bamukoreye indirimbo, nyamara umuproducer witwa Jackson Dadaye wakoreraga muri studio y'Inyamirambo yamubereye akasa mutwe, aramuzubaza aranamurindagiza kugeza ubwo umutwe wa Bruce Melody ututubikanye icyo cyo guhangayika. Birananga Bruce Melody akomeza kugorwa no guhumuza ijwi rye ku maradiyo n'ahandi ngo amenyekane. Uyu disi akaguru kamucumbiye nk'amapine y'imodoka iki Kibungo na Kirusizi, yerekeye no muri studio yo kuntaraga n'amaguru yabuze ijana ryo gutega bisi. Inzira zakomeje kumera nk'imyenge y'akayunguruzo kuri we, arakubitika ku buryo yanabeshywe n'umusore biganaga wamubeshye kuzamujyana muri studio y'i Karongi. Bruce Melody yiba udufaranga iwabo, aduhaye uwo musore aza kubirwa irengero. Ibyo kuririmba byisiba amayoboka mu kwiga gukora indirimbo muri studio ya Majid Black yitwa Black Gang Studio. Uwo mwuga w'uproducer wumenyemo utuntu n'utundi, nubwo nyuma Majid Black yamubonyemo ubushobozi buri hafi ya ntabwo amutungira ugutoki aho igipangu bagisohokeramo, mbese yaramwirukanye. Melody andi ma studio yandi yagiyemo byaranze neza, ahandi naho birangira mu kumwirukana. None ubu ntiyaba yaragiye mu bapfumu nyabo. Mu 2011 yaje guhura na producer Fazzo. Fazzo yumva Bruce Melody ifite inyota yo kumenya gucuranga no gukora indirimbo, nibwo Fazzo yamubwiye ati nari buzazuririmba twigiye ku ndirimbo yawe, bakoze ngiye kubivuga. Fazzo amatwi yatunguye neza nk'uwamugaye amatwi ubwiwe na Yesu ngumva. Ako kanya Fazzo yahise amubwira ati ibera umuhanzi uvuye mu byo gukora indirimbo, Melody ntiyabikozwa kuko ibyo kuririmba yari amaze kwitsa imitima, yabonaga nta kizavamo cyaro tu producer. Mu 2011 bakoze tubivemo. Ngendi Bruce Melody Fazzo sinigeze mbikora tubivemo niba wumva utanyizera tubivemo sinaba nanutanyizera. Melody yumvira ko bisiramenyekanye no ku maradiyo biciye ku rurondogoro, ahita kuri yo yise telefone. Niwe najyaga mamagara, telefone yayijugunye, akaburu witaba niwe najyaga mamagara ngo mubaze uko yaraye nuko yiriwe, akaburu witaba. Ndetse nitwa Uzandabure yo yaje kubikimenya bose hose. Kandi nanjye ntari nkuzi, nta n'umwe uwagombaga kudutanya, umuntu yaratubonye kandi yavuze byinshi, nubwo amagambo yavuzwe wowe ujye wirengagiza, oya wisubize inyuma kuko ndi mu rukundo. Agenda amenyekana utyo Bruce Melody riba nk'isengesho rya buri muntu kuri buri umunwa. Aho bivuga ko inkomoko y'iryo zina Bruce ryo yahawe n'ababyeyi, naho Melody ryo akiri producer yajyaga ajya gutanga melody ku bahanzi. Melody bisobanuye injyana, abahanzi batangiye kuri mubatiza kuko yabashakiraga melody zibikora injyana nziza. Ubuse bundi bwo mwisi umwami w'injyana nabambeshye, dore yuko muri iyo myaka za ndirimbo ze zatangiye gukinwa no ku maradiyo. Igihe kimwe ari kogoshwa yumvishe indirimbo ye abwiye abantu ko ari iye, bamuha urwamenyo baramuhakanya ahatwe ibitutsi ko yiyemera.
nubwo yaramaze kugera kure nk'ukwezi ibi byo nibubura mu kwezi kwa Nzeri tariki ya 4 umwaka wa 2012 ari gukora amashusho y'indirimbo Uzandabure yarahamagawe atashye ageze mu rugo asanga umubyeyi yabaye umugenzi wa Hera yisigana mu muryango wari ugizwe na se na nyina n'abana bane hasigara abana gusa mu buzima bubi acika intege ariko koko n'ubundi amaherezo y'ibyo ni mu mabwene nako ni mu gifu yahamagawe na producer Kere mu mugabo wa Knowless amurangira ikiraka cyo gukora afasha abahanzi ku rubyiniro n'ibindi muri Primus Guma Guma yari igiye kuba uwo mwaka aho iri ari irushanwa ry'ibyamamare aho bajonjoramo icyamamare cyahize abandi mu muziki mwihatana ryabo iyi yabaga yarateguwe n'umuterankunga wa Primus iyi bayitaga PGGSS Primus Guma Guma Superstar Bruce Melody mu gukoramo gusa yari buhembwe 300,000 yari na menshi muri icyo gihe ayo mafaranga yari bukwa abagore 10 aha nagaciyemo Bruce Melody yanejejwe n'uwo mushahara mu 2013 yahise yinjira mu itsinda ryitwa Super Level nubwo baje kubana nk'injangwe n'imbeba bagiye bashwana atandukana nabo yibera umuhanzi ku giti cye mu 2018 yegukanye igihembo cya Primus Guma Guma cyari kibaye ku nshuro yacyo ya 8 inshuro zabanjeho yabaga wa 4 n'uwa 3 mbere yuko dusoza urugendo rutari rworoshye reka tubanze duco muzo yaririmbye muri iyo myaka yatangiye umuziki mu 2011 atangira kuri Tubivemo mu 2013 akora Ndumiwe mu 2014 akora Ntundize muri uwo mwaka kandi akora Ndakwanga yakoze Hero ariko gato mbere yuko turenga umwaka wa 2015 yahuriyemo n'Amanzaganya mu mpera yawo Ugushyingo umukobwa witwa Gasaro Diane yamuzaniye umwana mu kabari k'Inyamirambo amusaba indezo Bruce Melody aramwigarika ahakana yivuye inyuma ko uwo mwana atari uwe ubwo byaba bivuze ko yaba yaratewe umukobwa inda akayihakana yegob.com Oui, alors. ngo Melody Oui. nyine nari basi ngiye gushaka ibintu byose ukuntu mbikora sibyo Yes. ariko nyine bwo basi nimbirangiza ndakubwira sibyo Wowe nyine karuma situation turimo hanyuma tumenye ibintu bitwara ariko gushyira ibintu hanze nta kintu na kimwe bigufasha ikindi nyine ugomba kumenya uwuriwe ukamenya nanjye wandiwe sibyo yes kandi hari akazi kanjye urimo kugerageza kwangiza ikindi telefone nyine wapi tuvugana cyatari kuri telefone nyine ngo ntabwo nshaka ko tuvugana ibintu byinshi kuri telefone yegob.com none se basi nyine byose nimbona mbirangije nzakubwire tubonane wowe tubonane nta kibazo gusa icyo ngusaba uzi icyo ari cyo ndagusaba ko igihe uzabona nkubwiye ko ngushaka kandi ubona ko nawe ubifitiye umwanya sibyo uzabikore nubona nta mwanya ufite ko mbwira ngo ntabwo mfite umwanya ariko nubona ufitiye umwanya uzabikore kubera ko nzambikubwiye hari impamvu sibyo yes ariko rero dukora ibintu nk'abantu bakuru ngabizi nawe uko ibintu byose bimeze yes nyine ibintu byose nta kibazo kubitwara gake nibyo byiza ndabizi sawa rero muri icyo gihe yari afite umugore babanaga nk'umugabo n'umugore ni Catherine bahuye tariki 27 Ukuboza mu 2009 nk'uko mbikesha tatuwaje iri ku kuboko kwiwe iyo tariki yayandikishije ku kuboko kwiwe nk'igihe bahuriyeho ariko anafite n'indi tatuwaje ku kuboko kwiwe igira ati Pride imenyerewe cyane ku batinganyi nubwo Catherine babanye mu buryo bwa magendo kuko niba bashakanye ariko gato yateye inda kamwe yakana yavuze ko agiye kwitabaza amategeko kuko nandezo bibinduru ubwo ndakeka byarabaye impundu wenda byaracayutse muri uwo mwaka mu bine nawe yabyariyemo umwana we w'imfura w'umukobwa yabyaranye n'umugore we Umuhoza Catherine bamwita Itayiwacu Brita mu 2017 yakoze ikinya yamukundishije aho yaje kwisubiramo ayita twatoye twatsinze mu kwishimira intsinzi ya Perezida Paul Kagame mu matora mu 2018 ubu mwaka w'akarusho kuri we kuko nibwo yegukanye igihembo cya Primus Guma Guma Superstar ayigitse abandi bahanzi azakora indirimbo nta kibazo yakoranye na Urban Boys hamwe na Riderman mu 2019 akora Madame indirimbo yamutuye ayita Catherine yakunzwe kuruta uko abagabo bakunda icyavuye mu icupa nako mwiji nako indirimbo imaze kurebwa na miliyoni z'abantu ntari kubasha kubara kubera ubwinshi bwabo akora yitwa izina yitwa ikinyarwanda hamwe na Riderman mureke dufunge feri gato wibashije iki tega amatwi gato kera cyane indirimbo yakoranye n'umuraperi Green P muri umuna wa The Ben Sande kuraye sungunda binganichi Komo nubungu buri muranyiye kamise sungunda binganichi
ni mu 2014 hamwe na Green P uvukana na The Ben. Niyemeje kubura utocu kabimeta kuzakugumaho naho bose bakureka nzaba mazi igihe uzaba ufite umwuma ndana amasoka uzaca urimo kuza zamanika ifoto yawe ku bicu habeza bari ku isi babonekwa ari amafu ariko ndibaza niba ko kuzemera ukundana n'umurapa ukiga kugusekera yo wowe uzi byanjye. Iyo mihogozo ya Bruce Melody myiza urukundo bikirangira nibwo yaragiye gutera intambwe imuyobora mu bishegu bitewe na Buravan ndetse n'abarimo Christopher. Timu yafashaga Christopher naho bazanye Buravan. Noneho Pastor Petro twarakoranye turaberanye. Umunsi umwe nsanga ahantu ku kabari ampiranye tu dale enda ako konyine ndayumva navuga ni harahiye none nagiye kera ku busaga nawe warayumvishwa bati uyu mwana ni ibindi Pastor Pakari bati umva umwana agusaza ndamubona kabisa uracangayikirwa ndavuga ni sasa hano ko iki kintu ari cyiza nta kintu wakora ugomba kujya gushaka ikindi ndavuga ni hano rero Petro arimba neza nukuba tayari nahise mva mu bintu by'ubuzuke jewe twinjiye mu binyafu nako mu bishegu yakoze ikinyafu hamwe na Keniso akora broker akora hands up mu 2020 muri corona niza Samoya Budabi aramamara kuruta uburoso bw'amenyo atangiye kwamamariza ibigo bitandukanye mu 2021 yakora Bado anakora sawa yakoranye na Calligraph Jones wo muri Kenya mu 2022 yaje gusinyanya amasezerano n'inzirebera abahanzi yitwa 155 AM uyu mwaka yakoreyemo hit nk'akinyuma izina n'izindi. Mu 2022 yahuye n'insanganya agikandagiza ikirenge ku butaka bw'u Burundi bamutereka muri gereza nuko yafunzwe. Turi ku itariki 31 Kanama mu 2022 mu masaha y'izuba ryaka rime n'imbwa akaza gahanga aha Bruce Melody yarageze mu Burundi gukora y'igitaramo ahita atabwa muri yombi akurikiranyweho icyaha cy'ubwambuzi bushukana. Nagerageje kugira mu Burundi n'amakuru mu buryo bw'ikinyamango nibariza amakuru neza nza kumenya ko mu Burundi hari umukire witwa Tuse wo mu Burundi ufite akabari uyu yishyuye amafaranga Bruce Melody mu 2021 ngaza mu gitaramo bataramire Bruce Melody yahikenya nk'inki ry'urubingo ntiyakitabira. Uwo mukire rero yabigejeje kuri polisi y'u Burundi avuga ko amufitiye amadolari 200,000 ariyo miliyoni 2 y'icyo gihe ngana muri miliyoni 30 z'amarundi ari angana na miliyoni 15 zirenga andi mafaranga kubw'igihombo yahombanyijwe nacyo muri icyo gitaramo. Yakubisemo iminsi 3 afungurwa nyuma yo kwishyura y'abandi. Hanyuma kuko nta kibuza umusuzi guhumura nako kunuka naho ko kanya katarenza amasaha menshi yahise akomeza igitaramo cye yambaye ibisa n'imyenda y'imfungwa zo mu Burundi anaza no gusora akarimbo k'umubabaro w'uburoko bwe gusa yibanda mu gushima Imana yamuvanye. Iyo ndirimbo ni urabinyegeza. Mu mpera z'uwo mwaka yibarutse undi mwana we itaye wacu aya aba undi mwana mwiza abyaye gusa Catherine bamubyaranye nta na rimwe yamugaragazaga ngo byibura abantu bamumenye abantu birabayobera. Yaje kugura umuzigo w'ikime n'amaso n'imodoka iteye ubwoba iri mu bwoko bwa Barabas G-Class ifite agaciro kabarirwa hagati ya miliyoni 700 na miliyoni 750 z'amadolari yo kwa Ntambara Trump. Ubwo ni miliyoni 750 kugeza kuri miliyoni 800 z'amafaranga yo kwa Perezida Kagame. Yewehe Indirimbo Funga Macho mwamenye mwese yakunzwe n'abatabarika harimo n'umunyajamaika Shaggy amusaba ko bayisubiranamo. Aya ni amahirwe afatwa nk'ukorosoro wabyukaga. Bruce Melody yabyemeye itarabika kuko Shaggy ni umuhanzi wo mu gihugu cya Jamaica ukunzwe ku isi hose. Bayisubiranyemo bayita When She's Around ikundwa hose ku isi. Ibihugu nka Amerika bitumira Shaggy na Bruce Melody ngo bajye kubaririmbira itaye iwacu yuri indege na Shaggy ariko DC amastage yose yinjiraga mu bihugu bitandukanye ayitse idarapo ry'u Rwanda. U Rwanda rwese rumenyekana nk'uko uzikagakingirizo gakingira indwara. Umva gatangaza rero turi muri Amerika na ndege wuriye umuhanzi ari Sudi yarivugira ati nubwo Amerika kuva navuka numvisha indirimbo y'umunyarwanda bayicisha kuri radio muri Amerika niyo ya Bruce Melody na Shaggy no mu mateka nibwo ngo byari bibaye. Yanaje guhura na rudasumbwa Perezida Paul Kagame mu 2023 amahirwe yo kumukora mu kiganza muboneka uryo baranifotozanya. Yakoze Cerebra akora Sowe akora Roza gusa umwaka wa 2023 n'umwaka muvuzweho byinshi. Uyu n'umwaka wahumuyemo umwuka mubi hagati na The Ben ngo bagiranye beef yo kumwe yarumvaga arenze undi ariko koko Bruce Melody ni igitangaza yarishije umugabo mugenzi we. Aha n'ubundi ni mu gihugu cy'u Burundi The Ben yagiye gukora igitaramo birangira ririye kuri stage avuga ko umwanzi we yakoze ibishoboka byose ngo igitaramo cye gipfe ariko ngo Imana yarahagubutse. Yavuga ngo Bruce Melody
kizwe neza nuko ari umugira neza aho yasuye abana b'imfubyi bo muri Tanzania yajyanwe no kubafasha. Ubu 2025 aho yanyarukiye Nyabugogo mu gikura nkota cy'imodoka idasanzwe ashagawe n'abaturage abona umubyeyi w'umuzungu zayo uhetse abana babiri aramufasha. Tugana mu 2025 kandi yakoze yitwa Munyakazi yivuga ibigwi avuga ko akora cyane. Mukeba we The Ben aho barwana intebe yuko ngumwe arenze undi nawe yijandika imbere ya mikoro akora yitwa indabo zanjye ashaka guserereza Bruce Melody igihe ajyana indabo ku kibuga cy'indege azishyiriye icyamamare cyo muri Nigeria cyitwa Kiss Daniel cyaje kije gutaramira mu Rwanda gusa n'ibyamukundiye nibanamurebye yarahasebeye azitaho. Rero The Ben anabishyira muri iyo ndirimbo yifashishije umugabo munini ngufite inda nk'iya Bruce Melody uzwi nka Nyiramabondo n'ibindi bisebanyo. Twinje mu 2025 neza yari yarakoranye n'abarimo Harmonize, Joboy, Nicki Minaj n'abandi utanibagiye na Diamond kubwuko bakoze Pom Pom. Umwaka wa 2025 yarakunze kuvuga ko akunda umugore we kenshi gashoboka nkaho no mu biganiro n'abanyamakuru yamuhamagaraga kuri phone akayimubwira, ariko abafana byarabacanze nyuma y'ifoto imwe yashyize hanze yamugura imodoka indi asa nk'ujya kumusama n'indi ngo amwifurize isabukuru nziza. Amafoto atarengane yonyine bari kumwe birasa nkaho umugore we yamutsimbye atifuje kamenyekana. Bamwe bati ese ni mubi, ibaze ko no mu bukwe bwa Neo Bosco DC atamujyanyeyo. Dekati umushakashatsi avuga ko yamutaye we n'abana babiri kandi azi ko Katerina arwaye kanseri. Nakibareba nk'uwabakunze niko bivugwa na Dekati n'abana be DC yarabataye. I want you back, please garuka umunezero wanjye muheruka ugihari. I want you back, please garuka umunezero wanjye muheruka ugihari. Ibyo reka tube umurongo tugeza no ku mashusho yagaragaye ari kwisomanira n'umuzungu we na Harmonize bakoranye indirimbo. Ereka we na The Ben bajya kwibuka The Ben yari kumwe n'umufasha we Pamela, Bruce Melody wagaragara ari kumwe n'indabyo zo gushyikiriza abazize jenoside. Ariko kandi uyu muhanzi wahanze nyinshi uririmba mu njyana zirimo R&B, Afropop, Afrobeat ndetse na Jazz. Ni umukunda kandi like ni wibagirwa subscribe ushobora kuba aribwo bwa nyuma urabubonye ibyiza nk'ibi. Yahawe ibihembo bitabarika kuko yabaga ari ku gasongero k'abandi bahanzi. Mu nama y'umushyikirano wa 2025 huza perezida n'abaturage bakavuga n'ibitagenda neza, Bruce yavugiye abanyarwanda badahembwa ku mbuga nka TikTok, perezida byumva ategeka ko bikorwaho. Umwaka wa 2025 gatuza kabaye gatuza gati ya The Ben na Bruce Melody hibazwa urenze undi hateguzwa igitaramo cya The Ben ko Bruce Melody nawe azakigaragaramo bagataramira bitabiriye. Ni mu nama yahuje abanyamakuru n'ibi bihangange bibiri haberamo udushya. Igishoro ryo kuwa mbere mu kwa mbere kwa 2026 twese twararimenye na amateka yanditswe n'abagabo babiri bahuriye mu nzu y'imyidagaduro ya BK Arena. Igitaramo cya The Ben akora buri mwaka cya The New Year Groove kuva mu 2024 buri ntangiro y'umwaka. Bujuje Arena abantu babanza gutaramirwa n'abahanzi bakizamuka, gusa Bruce Melody mu gateguro kenshi yitwaje abantu bazwi kuri Arena ngo bamushyigikire nka Rocky, Kadafi, Rene, Rigani n'abandi. Ibi bintu nibisanzwe habonetse abafana bari ku ruhande rwa Bruce Melody benshi nabo ku ruhande rwa The Ben bose barafana. Mu masaha y'ijoro hari yategerejwe ko Bruce Melody hagera gatarama mbere ya The Ben kuko ni The Ben wari wamutumiye. Bamwe bati umuhanzi nk'uri urenze naga byemera kugaragara kuri stage imbere ya The Ben ariyemera. Burya koko imituno y'igikeri ntibuzi nka gushoka. Byarangiye ataramye mbere na banu wa mbere mu bagize amajwi y'igikundo cyanejeje abari bitabiriye bose kuko The Ben ngo yakataje kuruta Bruce Melody. Igitaramo cyarangiye bugiye gucya. Ni naho havuye izina rya Munyakazi 001 bivuze ko nyine 001 imenyesha uwa mbere. Ku mugani w'indirimbo ya Detail nanjye byose reka mvuge ko nabivuze muri Detail ni nko mu nca make. Mu magambo make ntacyo uzamubona ariko uzamubona nk'imvura y'imboneka rimwe kuko igwa ikenewe na bose. Nanjye ndajyanye nk'ibibazo n'ubukene bituruka mu mirimo ya ba Munyakazi. Nzagaruka nk'izabu n'ifeza bituruka mu gukora ntibacika intege. Iyi ni YouTube channel yitwa Impeshyi Videos. Njye ndi Sano Chiro.